Abidishyi bari bafite umwami wabo. Bukeye umwami aza gutanga asimburwa n'umuhungu we nk'uko byari bisanzwe. Uwo mwami mushya mu mategeko ye ya mbere ahamagaza umwiru aramubwira ati shyira ingoma ku karubanda uyihumurishye, aho umusore wese araba ari mu gihugu cyanjye aza nyitabe. Nuko umwiru abikora uko abwiwe, abasore bose basesekaraho. Umwami arabitegereza asanga nta musaza ubarangwamo, arangije arababwira ati nuko ni byiza. Icyo mbahamagariye rero ni ukubamenyesha ko ufite se wese w'umusaza agenda akamwica, kandi ntihagire n'umwe ugira icyo avuga ngo amakanire cyangwa se agire ikindi ambaza uretse gukora ibyo mbabwiye. Nimwemera icyo mbategeka gusa, iryo niryo teka aciye rwose, muri abana beza kandi tuzabana neza mu gihugu. Bose ntibabyishimiye birumvikana, ariko kubera ko itegeko rirushibuye kuremera barabyumvira. Bamaze kubyemera, umwami ati nimwihute mu bahotore nimumara gukura uwo mwanda mu gihugu cyanjye cyose, maze mugaruke mubimenyeshe mbone kubasobanurira amategeko mashya tugiye gukurikiza azaba akwiranye n'ingoma yanjye. Nuko abasore bose bashyira inzira bajya gukora ishyano bahatiwe. Bamwe bahutiraho bahotora ababyeyi babo ngo babonereho kubazungura kandi bashimishe n'uwo mwami wabo w'umusore. Abandi bafatwa n'impuhwe bibutse akamaro k'umubyeyi bati umwami yadutegetse gutsemba ababyeyi bacu ariko ntaturora, reka rero tubahishe tuzavuge ko bapfuye. Nuko bacikisha ababyeyi babo bajya kubahisha mu kindi gihugu kibangikanye n'icyabo. Ariko umubaji w'imitima kuko ngo ntiyayiringanije. Bavuyeyo umwe abwira se ibyo umwami yabategetse ati none sinshobora kukwica, ngwino njye kuguhisha mu buvumo dutegereze uko bizagenda nyuma, nzajya nkugemurira rwihishwa. Biba bityo iminsi bahawe ishize bose bahurira ibwami. Umwami ajya ku nteko arangije ati yemwe basore bidishyi, bati karame mwidishyi, twa dusaza mwadutsembyeho? Nabo bati yego mwidishyi. Umwami amaze kubona ko nta musaza usigaye uzamuvuguruza arangije ati ubu ngiye kubaha itegeko ryanjye rishya, mwese mugomba kwemera ntihagire n'umwe uhigima arihakana. Barangije bati ritubwire nyagasani. Muti yego mwidishyi niko mugomba kujya muvuga. Icyo shaka nuko icyo nzajya mvuga cyose muzajya mucyemera mugira muti yego mwidishyi, nta rindi jambo uretse kwikiriza muti yego mwidishyi. Maze bose baremera bavugira icyarimwe bati yego mwidishyi. Abasore b'abidishyi bamaze guhabwa itegeko rishya, ntibyaca kabiri umwami arabahamagara ati nimuze tujye guhiga. Nabo bati yego mwidishyi. Ubwo umwami aranezerwa cyane kuko yari yumviwe. Bageze mu ishyamba bica imparage barayiheka, nuko barayihugukana. Bamaze kuyihingukana bacyura umuhigo, barasira bahabwa amayoga maze baranywa. Birangiye rero umwami ati aho murabona runo ruhu rw'imparage ukuntu ari rwiza abidishyi. Nuko nyine barimo bamubaza bati mwe murabona uruhu rw'imparage uburyo rusa neza abidishyi? Bati turabireba mwidishyi. Nuko yungamo ati nimwende uru ruhu rukiri rubisi murufurebeho ku mubyimba ndetse no ku maguru n'amaboko murundodereho maze se n'imparage. Bati yego mwidishyi. Abahanga mu kubarira barahashinga rero barumudoderaho. Bamaze kurangiza rukiri rubisi ati aho se si byiza bidishyi? Bati yego mwidishyi, ni byiza cyane rwose. Ati noneho nimushyire ku zuba shyuhe kuko rukonje. Bati yego mwidishyi.
ubwo uruhu rero rumaze kuma rutangira kumukanaga, nibwo rero atabaje ati rurankanaga cyane bidishyi. Bati yego ruragukanyaga mwidishyi. Ati aho ga ndapfuye bidishyi. Bati aho ga urapfuye mwidishyi. Ati nimuntabare bidishyi. Bati nibagutabare mwidishyi. Ati inyota iranyishe bidishyi. Bati inyota irakwishe mwidishyi. Ati uruhu rurumye bidishyi. Bati uruhu rurumye bidishyi. Bityo kuva ku gasusuruko kageze mu mashenguruka, barataha bagenda bavuga mu mayira ibyabaye ku mwami wabo. Bose bari abasore, ubwenge ari mahwi. Bageze imuhira, wa wundi wahishe se mu buvumo ajya kumusura, amugemuriye ibyo kurya. Umukambwe amubaza amakuru y'ibwami, umuhungu amutekerereza uko byagenze kuva ku itegeko rya mbere kugera ku muhigo ndetse no ku ruhu rw'imparage. Ati kandi yadutegetse icyo azajya avuga cyose ko ari uko tuzajya twemera, none dusize avuga ngo aho aba ati aho ndapfuye bidishyi, natwe tuti aho ga urapfuye mwidishyi. Ati runyumiyeho bidishyi, tuti rukumiyeho mwidishyi. Ati nimuntabare bidishyi, tuti nibagutabare mwidishyi. Wa musaza arabyumvira, arangije ati byatangiye ryari? Uwo mubyeyi w'impuhwe rero n'imbabazi abwira umuhungu we ati mwabapfumwe, umwami wacu agiye gutangishwa n'ubwenge buke bwanyu. Njyana ibwami wenda banyice, ariko ngereyo sanga atarahwera mbashe kumukiza. Nuko umuhungu aramujyana, bagezeyo basanga agiye kunogoka. Ako kanya ahamagaza umuvure awuzuza amazi, baramuterura maze bamuryamishamo. Hashize umwanya uruhu rutangira guhehera, rurongera ruroroha, barumubamburaho ariruhutsa. Ati ndakize kandi nyijijwe n'umuntu mukuru. Ashima wa musore wahishe se, abaza niba hari abandi bahishe base ngo babahishure bagaruke mu byabo. Nuko aciteka ati iyi ngoma ibihumbi ntawugaye umusaza, kuko aba afite ubwenge bw'ingoma nyinshi yariye. Nuko abakambwe batahutiweho n'urubyaro rwabo bahita basubizwa mu byabo n'ubukuru bwabo. Ngayo nguko rero sinjye wahera, hahera umugani. Duhure mu gice cyacu cy'ubutaha cy'umugani w'umunsi. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana, mukomeze kugira u Rwanda n'Abanyarwanda, mukomeze kugira igihugu mw'abantu mwe. Ndabakunda cyane, mureke umuco wacu wo guca imigani ubu muco wo kuturanga, maze abadukomokaho n'abazadukomokaho mu myaka iri imbere bazakure bazi umuco w'u Rwanda ko habagamo no guca imigani. Tuzazana n'ibisakuzo, tujye duca ibisakuzo, twicare rwose, twicare duca akabogi, dusubire mu mateka, turebe byinshi byagiye biranga u Rwanda kugira ngo amateka yacu atazasibangana. Ndabakunda cyane rero, Imana ibarinde Banyarwanda, Banyarwandakazi, ndabakunda. Kanda subscribe, tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.